Bakunzi ba Horaho Life tugarutse tubaramutsa cyane turabashimira ko mudukurikira muri benshi aho muherereye hose ku isi. Uyu munsi tugiye kubabwira ku kimera kidasanzwe cyitwa Lipia alba. Lipia alba ni kimwe mu bimera twagize amahirwe yo kubona, yo kumenya. Ni kimera twize kubabwiraho. Uyu munsi ntabwo ndi bujye kubabwira inkomoko n'iki, ariko ni ikimera gifite umumaro ukomeye. Ubu ngubu muri office yanjye mu kazi Lipia alba nashoboye kuyikora, iri mu gateremusi ahangaha. Ndayigira nashyize mu gacupa. Lipia alba hano ya powder, ubundi ni ikimera gifite amababi y'icyatsi, gikoreshwa mu buryo butandukanye. Gishobora gukoreshwa nka infusion cyangwa mu mazi, gishobora gukoreshwa nk'ifu gutyo ureba cyasewe cyatunganyijwe mu buryo bugezweho, hanyuma gipfunyikwa mu gacupa nk'aka ngaka kugira ngo njye mbashe kugikoresha mu buryo bworoshye no kubikika igihe kirekire. Ariko ubundi bayita nanone bush herb, cyangwa ni ikimera gishobora kumera kigakura cyane. Ugeze aheza Garden Resort Inn i Nyamata aho gihinze wakibona. Ni igiti cyiza, kiri aromatique, kiri na beauty, kiragaragaza ubwiza, kigira indabo nziza, ariko kikaba kigira umumaro ukomeye cyane cyane mu gutuma umubiri ugenda ukora neza imirimo yawo, cyane cyane mu gusukura imyanda itandukanye, mu kurinda indwara zo mu buhumekero, mu gufasha umuntu guhumeka neza, mu gusukura mu mubiri, ariko kandi kikagira n'umumaro ukomeye wo kugira intungamubiri z'ingenzi zifasha kudasaza imburagihe. Mu gihe ushaka guhora usa neza, ufite uruhu rwiza, ufite umubiri mwiza, ufite ubwonko bukora neza, ukoresha Lipia alba. Hano rero nayishyize muri teremos nk'ifu, ngiye kuyisuka kugira ngo mbashe kuyungurura, mbashe kuyinywa. Lipia alba uyitegereza iminota hagati y'10 kugeza kuri 15 kugira ngo bibe bimaze gukora neza. Hanyuma ubwo iyo usutseho agatasi kamwe ku munsi, ushobora gukoresha hagati y'udutasi 3 na 5, n'agatasi kamwe karahagije kugira ngo ube wagakoresha. Hanyuma Lipia alba uba ubonye quantité ihagije. Lipia alba rero hano ubu ngiye kuyinywa. Iyo uyinyweye utangira kumva ubwonko buruhutse. Ku bantu bakunze kugira nk'ibibazo bya asthma, abantu bafite sinezite, abantu barwaye flu, ibicurane n'inkorora, nanjye uyu munsi numvise mfite akantu kameze nk'inkorora, niyo mwumva harimo gusarara. Lipia alba rero ubu ngiye kuyinywa. Kunywa Lipia alba ni byiza cyane ko murumva ya makaraza nari mfite mu mihogo atangiye kugabanuka. Kwa kundi uba witsamuye, wagiye usinizinga, ukumva wacitse intege, amaso agatukura, ukumva wabuze imbaraga. Iyo ukoresheje Lipia alba nk'ikinyobwa birahagije. Aka kantu karahendutse, amafaranga make cyane. Urakagura mu rugo ukaba wagakoresha wowe, abana, umugabo, umugore, abantu bose bagakoresha. Akayiko kamwe kakandi bakoresha k'isukari karahagije muri teremosi ifite litiro yose y'amazi. Rero urumva ukayinywa. Ni umuti mwiza ku bantu bafite asthma, ni umuti mwiza ku bantu bafite sinezite, ni umuti mwiza ku bantu bafite bronchite, ni umuti mwiza ku bantu bahora na stress, ni umuti mwiza ku bantu barwara umutwe, ni umuti mwiza ku bantu bafite indwara zo mu mihogo, abantu bagira laryngitis, abantu bagira gufungana kubura ijwi rigatakara, kwa kundi wumva umuntu avuga akajwi kakanga. Hari abantu basarara neza no kuvuga bikanga, abantu bari kwitsamuna, kwa kundi bo witsamura batangiye kurwara ibicurane cyangwa se ari na allergie. Hari abantu bitsamura kenshi nkanjye, ivumbi ritumutse, uri ahantu hatumuka utuntu hatari umwuka mwiza ugatangira kwitsamura. Kunywa Lipia alba bigabanya cyangwa se bigakuraho ibyo bibazo. Ikindi niko irinda kanseri yo mu nzira z'ubuhumekero. Ku bantu munywa itabi n'ababana n'abantu banywa itabi, ni byiza gukoresha Lipia alba. Ni byiza kunywa iki cyayi, ni byiza kukinywa rwose, kuko uko ukinywa kenshi ni kugenda gikura umwanda wa nicotine mu mubiri wawe. Niba ufite ibindi bintu byakwadikse nko kurya chocolate, kunywa ikawa, iyo unywa Lipia alba umubiri wawe ugenda utakaza bwa burozi bwa cya kintu, za addictional substances ziri mu mubiri wawe. Nko ku bantu banywa itabi, iyi Lipia alba igenda ikuraho nicotine, iyikura mu mubiri wawe, iyikura mu nzira z'ubuhumekero. Inyota y'itabi ikagenda ishira rwose, ukazageraho ukajya usanga itabi warayiretse
gake gakeya ukaryibagirwa. Niyo mpamvu gukoresha Lipia alba ni icyatsi, ni ikimera gikorwamo imiti ikomeye ku buzima bwacu. Ubundi banayiteka mu byo kurya, ushobora kuyiteka mu bindi byo kurya bitandukanye, mu sausages, barayigariniza ku bintu bitandukanye, bayikoramo ibinyobwa bitandukanye. Ariko by'umwihariko uyu munsi nashatse kubabwira Lipia alba kuyinywa, ukayinywa nk'icyayi cyangwa ukayinywa nka tisane, ugashyira mu mazi ashyushye yatuye, ugashyiramo akagafu. Iyo ari ibyatsi bafata ibyatsi bikeya mu rushyi, abarimo nk'ibyatsi nk'icumi cyangwa 15 biba bya Lipia alba, bakabitekana n'amazi bakayungurura ukanywa. Ushobora no kubishyira mu mazi ashyushye ugategereza iminota 15 ukanywa. Lipia alba mu buryo bwose ikoreshejwe, ariko by'umwihariko gukoreshwa nk'icyayi cyangwa se kuyikoresha mu mazi nk'uko nashyizemo, nayivanye ari agafu nyishyira mu mazi ashyushye, ndategereza iminota 10 ndanywa. Uhita ubyumva, uhita wumva ko umubiri wawe uhindutse, uhita wumva ko imbaraga zigarutse, uhita wumva ko kwa kundi wakororaga wumvaga wafunganye, wumvaga nta mahoro ufite, wumvaga mu mutwe cyane cyane mu gihanga. Hari ukuntu iki gice cy'umutwe front ku bantu bagize nk'amagripe cyangwa se ku muntu urwaye sinezite, uhita wumva amasinus paranazo afungutse, ukumva umeze neza, ukumva ugize imbaraga, ukumva ufite morale. Kandi Lipia alba nta ngaruka mbigira ku mubiri wacu. Rero ni icyayi cyiza cyangwa se ni product nziza itunganywa mu buryo butandukanye. Muri Horaho Life ushobora kuyibona nk'ifu by'umwihariko, ariko muri Aheza Garden Resort Inn Nyamata ushobora kugenda ukayinywa nk'icyayi mu bibabi byayo, kimwe n'umwenya, kimwe n'umuravumba, kimwe n'umubirizi. Ushobora kuyibona ukabona tasi ya Lipia alba, cyangwa bakayigukorera nk'icyayi nka teremos nka kuriya, ukayinywa muri jardin nziza yaho, muri garden uruhutse uri kuganira n'umuntu, ukanywa Lipia alba, kimwe nuko wanywa umwenya, kimwe nuko wanywa izo bita verveine cyangwa umuravumba, yewe n'umubirizi. Muri Lipia alba rero ni kimwe mu bimera byiza biri miracle, bikora ibitangaza ku mubiri wacu, cyane cyane mu kuvura no kurinda indwara zo mu buhumekero. Abantu barwaye asthma, abantu mufite sinezite, abantu mufite bronchite, abantu murwara amagripe kenshi, bicurane, abantu mufungana mukabura ijwi, mu mihogo kumva humagaye, abantu bakunze kurwara umutwe, kunywa Lipia alba ni kimwe mu gisubizo cyiza cyakuvura kikanakurinda ubwo burwayi. Mu gihe rero unyweye Lipia alba cyangwa se ukaba ufite umutwe umaranye igihe kinini, hari abantu barwara migraine ugasanga ni karandi mu muryango, nta kindi wakora, ugomba kunywa Lipia alba ukanywa na ginkgo biloba. Ginkgo biloba na Lipia alba cyangwa ginkgo biloba na pudding tea ni igisubizo cyiza ku bantu bafite uburwayi bwa migraine. Migraine ni uburwayi bwo kuribwa umutwe uruhande rumwe ukakurya pe. Migraine ni mbi, hari abirya kugeza ku rwego rwo kuruka, yamara gufumisa kuruka kumva aribwo aguwe neza. Ariko ginkgo biloba ikora ibitangaza, iri muri product nababwiyeho, dore ko nababwiye ko ikomoka mu buvumbuzi bwa nyuma y'igitero cya bombe nucléaire yatewe Nagasaki na Hiroshima. Baje gusanga iki cyatsi kikomokaho iyi ginkgo biloba aricyo cyatsi kitabaye oxide, kitahiye ngo kive ku butaka aho ngaho. Baza gusanga rero iyi ginkgo biloba ifite propriété antioxida ikomeye cyane, na resistance ku radio actif cyangwa se resistance ku bintu bishobora kwangiza ubuzima kamere bw'ikinyabuzima runaka kugeza ku bantu. Rero ginkgo biloba baje gusanga yakuvamo imiti myinshi, cyane cyane imiti irinda ubwonko, umutima, imitsi y'amaraso. Rero ginkgo biloba ni ingenzi cyane mu kuvura indwara z'ubwonko, cyane cyane umutwe w'uruhande rumwe n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu miyoboro y'amaraso, mu mitsi y'amaraso, mu nzira z'ubuhumekero, umutima n'ibindi bice bitandukanye. Ginkgo biloba ni ingenzi, ikaba ingenzi cyane iyo ugize n'amahirwe yo kuba ufite cyangwa se unywa iyi Lipia alba. Lipia alba iyo uyinyweye igabanya uburyo imitsi ifunganye cyangwa se udusinisi twatwenge dutandukanye turi mu gice cy'igihanga, turi mu mutwe,
turi mu mihogo muri za nzira zitandukanye, ifungura Lipia Alba kuyinywa nk'icyayi, ifungura utuyira dutandukanye tw'ibice bitandukanye tuba twarazibye, igakuraho hari utuntu tujya tuza nka ku bantu bakunze kugira izo ndwara, uko akumva haje nk'akantu k'umweru gakomeye gafunze gahumura nabi cyane. Lipia Alba igenda ikuramo utwo tuntu muri izo nzira z'ubuhumekero, igacleaninga air respiratory. Lipia Alba ikindi ifitemo intungamubiri zikomeye, ifitemo intungamubiri bita antioxidant. Antioxidant zigabanya cyangwa se zirinda kwangirika kw'ibice bitandukanye by'umubiri, kubera yuko antioxidant ikikora ituma hatabaho oxidation, hatabaho gupfa cyangwa kwangirika cyangwa gukora nabi kw'amaserire y'umubiri wacu. Izi antioxidant rero ziba muri Lipia Alba zituma ibice amaserire y'umubiri wacu akora neza, bityo Lipia Alba igira umumaro ukomeye mu kurinda kanseri zo mu nzira z'ubuhumekero. Kanseri yo mu mihogo iri muri kanseri zihitana abantu benshi. Kanseri y'ibihaha iri muri kanseri zimereye abantu nabi, cyane cyane ko twanababwiye ku kibazo cyo guhindagurika kw'ikirere. Uko ikirere gihindagurika niko mu kirere haba harimo amaparticule y'amasubstance toxique, ibintu bibi cyane byaturutse kuri za nganda, byaturutse kuri ya myuka cyangwa se ya mavapeur asorwa n'ibinyabiziga, amagaza atandukanye, byaturutse ku mikungugu n'ibindi bindi. Rero iyi Lipia Alba idufasha gucleaninga, nettoyage, koza no kudetoxifia, gukura ya myanda mu bice bitandukanye by'umubiri wacu, birimo mu mazuru, mu masinus paranazo, mu mihogo, mu maraso, mu bice bitandukanye by'umubiri. Lipia Alba ni ingenzi cyane, niyo mpamvu umuntu twebwe twahisemo kuyinywa kenshi. Lipia Alba wayisanga muri Horaho Life, ni hano muri etage ya gatatu kwa Rubangura mu muryango 302 na 301. Lipia Alba wayihasanga igihe icyo ari cyo cyose udukeneye, ushobora no kuduhamagara kuri 0788 6988813. Tubibutsa yuko Ginkgo biloba ari ingenzi cyane ku bantu bafite ibibazo by'umutwe, ibibazo by'umutima, ibibazo by'imitsi, abantu bafite imitsi ifunganye ikagenda ikibara ku maguru, ikibara ku bice bitandukanye, abantu bafite icyo bita poids nasalitan, bakagira varicose vein, tubaha iyi Ginkgo biloba. Ariko icyo gihe mu gihe cyose ufite ibibazo nko mu maguru, ibibazo by'imitsi yindi yipfundika, ni byiza gukoresha kandi iyo bita Magic Detoxin Pad. Iyi Magic Detoxin Pad ikozwe mu buryo bw'igitangaza, mu buryo bugezweho, mu buryo buhambaye, kuko ushobora gupampinga, gukurura imyanda iri mu mitsi y'amaraso binyuze mu kirenge, dore ko yo yomekwa mu kirenge nijoro umuntu agiye kuryama, igakurura extractinga imyanda itandukanye. Ifitwe cyangwa se igizwe na bimwe mu by'ingenzi bikomeye cyane, birimo vitamin C, birimo botanic extracts, birimo chitosan and bamboo vinegar. Iyi rero Magic Detoxin nyine ni magic, ikora ibintu bikomeye bitangaje, kuko ituma buriya mu kirenge cy'umuntu habamo icyo bita utwengeho, kimwe nuko tubana handi ku ruhu rw'umubiri wacu. Mu gihe rero uyishyize mu kirenge cyangwa se n'ahandi hantu habara kuri acupuncture points, ushobora kuyishyira mu kirenge, mu bworo bw'ikirenge, ushobora kuyishyira ahandi hantu habara, nko ku badamu bajya mu mihango bakaribwa cyane, kunda, ku bantu barwaye za rubagimpande, mu mavi, mu bitugu n'ahandi. Ntabwo uyinywa uyishyira ku mubiri just waromekaho. Akazikora ikurura iya myanda iri mu bice bitandukanye by'umubiri, ariko uretse no gukurura inoherezayo ya vitamin C, ikoherezayo chitosan. Iyi chitosan izwiho gukora icyo bita detoxification, izwiho gukora akazi ko koza no gukura imyanda y'uburozi yangiza umubiri wacu mu bice bitandukanye by'umubiri. Hanyuma rero iyo imaze kubikurura irabisohora. Mu gihe uri kuyikoresha tugusaba kugereza kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri wawe ubashe gusohora ya myanda isohoke pe, cyane cyane ku bantu bakunze kuribwa ibirenge, kubabara amaguru, kubabara agatsitsino. Hari abantu babyuka cyangwa yajya kugenda yakandagira akagira ngo akandagiye umusumari, nyamara nta musumari yakandagiye. Ibyo ni ibibazo by'imitsi bitandukanye, ni ibibazo by'imikorere mibi y'imyakura, cyangwa se ni ibibazo bya lymphatic vessels zawe zidakora neza, bityo bigatera kubabara ibirenge, kubabara amaguru, kwipfundika kw'imitsi, gushyuhirana, cyane cyane mu bihe birimo guhindagurika ku kirere, ukumva urashyuhiranya amaguru, urababara, wabuze aho uhengekera umubiri wawe. Ugomba gukoresha chitosan kugira ngo dukore detoxification. Chitosan ifite akamaro ka detoxification, twababwiyemo n'abiriya byayi bitandukanye
by'umuti ukomeye nka Proslim tea, nka Pine Pollen, nka Lipid Care n'ibindi. Icyo bikora detox, ni detoxifiers zikomeye cyane, kandi bimwe mu bigize ifitemo ubushobozi bwo gusunika imiti irimo vitamine C, chitosan, infrared, zikagenda zigatuma hahandi hababara muri bya bice, mu mavi, mu maguru, mu mfundiko, muri ya mitsi, ububabare bukavamo, kandi bya bindi birimo byitetsemo, ya matembabuzi yitetsemo, za lymphatic fluid zitetsemo zikoroha nyuma zigashobora kujya muri circulation, izindi bigasohoka n'imyanda yabyo bigaca mu twenge tw'ikirenge. Mu gitondo urabyuka ukabibona, ubyuka umeze neza, usinzira neza, uraruhuka, bikakurinda indwara z'imitsi, bikakurinda indwara z'impyiko, bikakurinda indwara z'umwijima, bikakurinda indwara zitandukanye zirimo no kubabara ikirenge, kubabara mu mfundiko, kubabara mu nyama z'amaguru, bikagufasha kugenda neza. Iyi bayita Magic Detoxing Pads, n'implant bayumika mu kirenge nijoro umuntu agiye kuryama. Ariko kandi ntabwo twakwibagirwa kubabwira iyo bita Spirulina. Iyi Spirulina ni ingenzi cyane. Mu bushakashatsi bwagaragaje yuko ari cyo kiribwa cy'ikinyejana turimo n'ibihe bizaza, kuko ifite intungamubiri zose z'ingenzi mu gufasha umubiri w'umuntu gukora neza, kumererwa neza, kwirinda indwara zitandukanye, indwara zikomoka ku mirire mibi, indwara akenshi iyo tuvuze imirire mibi hari abantu bumva yuko ari ukuba wariye ibiryo bikeya, utabonye inyama n'ifiriti, cyangwa abandi bakumva yuko kuba imirire mibi ari ukurya ibyo byose byinshi. Oya, imirire mibi ni ukurya ifunguro ritaringaniye, ridafite intungamubiri zose. Niba uriye ukarya bimwe kurusha ibindi, ukarya amasukari kuruta ibindi, ukarya amavuta kuruta ibindi, ibiribwa byawe bikaba byuzuyemo imyunyu cyangwa se amasukari cyangwa ibindi bikomoka mu nganda, cyangwa se biri processed food, ugereranyije n'ubuzima bwawe n'imyaka yawe n'ibiro byawe, ugasanga wariye ibintu bitajyanye n'uko umubiri wawe umeze, icyo gihe babyita imirire mibi. Uzasanga nk'umuntu ari umukire, ugasanga afite ibiro 120 cyangwa 100, ariko afite uburebure bwa 1.50 m. Uwo nguwo aba ari mu mirire mibi, ari obese, ari overweight. Umubyibuho ukabije nabyo buriya ni ikimenyetso cy'imirire mibi. Ibiro bike cyane nabyo ni ikimenyetso cy'imirire mibi. Umuntu wa wundi wagiye akagira ibinure byinshi, akagira inda nini, iyo ni imirire mibi. Ni ukuvuga ngo urya nabi, urya ibintu bitajyanye n'ibyo umubiri wawe ukeneye. So turya inyama nyinshi, cyangwa se urya umunyu mwinshi, cyangwa urya isukari nyinshi, cyangwa unywa inzoga nyinshi, cyangwa unywa amazi makeya, cyangwa se byose ubirya mu buryo butaringaniye. Ibyo ni imirire mibi. Kurya neza nabyo ni ubwenge. Kurya neza ni discipline. Kurya neza ni ikinyabupfura. Kurya neza ni gahunda. Kurya neza ni ukwiyemeza, ni umurongo. Ibyo umubiri wacu tuhaye nibyo tugaragara. Iyo urya nabi biragaragara, urabyibuha cyane, ukarenza ibiro bye bikenewe, ukagira ibiro by'umurengera. Iyo urya nabi nanone ntabyo ubona, ugahorota cyane, ukabura ibiro bikwiye. Iyo yose ni imirire mibi. Iyo warwaye indwara zaturutse ku mirire mibi zirahari nyinshi: diabete, hypertension, obesite, na kanseri ituruka ku mirire mibi, nubwo atari cyo cyonyine cyayitera, no kuba habi, no kubaho nabi, n'ibindi byago bitazwi biri mu mibereho cyangwa se muri famille, genetically predisposition, n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora guturuka ku ndwara zitandukanye. Inzoka ni imirire mibi. Kurwara constipation, indigestion ni imirire mibi. Uba uri kurya ibintu amara yawe adashoboye kudigera, cyangwa se arwaye, koko birashoboka kuba ari indwara nyirizina, ni amara maremare, ni amara akora nabi, ariko icyo gihe ugomba kumenya ibyo akeneye, ukayaha ibikwiye. Yego, nibyo. Hanyuma n'izindi ndwara zitandukanye, inyinshi zituruka mu mirire mibi. Ugasanga umuntu nyine afite ibiro 90, nyamara afite 1.60 m. Icyo gihe nyine ufite imirire mibi. Urya byinshi, cyangwa se urya ibikubyibushya kuruta ibindi bigufasha kumererwa neza. Icyo gihe your diet is not balanced, ni imirire mibi mu buryo bworoshye. Rero Spirulina, FAO yagaragaje yuko ari ikiribwa gifite byose by'ingenzi, kandi byatuma umubiri wacu utagira imirire mibi, yaba ari imirire ituruka ku mubyibuho ukabije, cyangwa se ku gutakaza ibiro mu buryo runaka. Akaba ari ikiribwa cyangwa ari umuti, ukaba n'ikiribwa ku bantu bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima.
indwara z'igifu, indwara z'amara, indwara z'umwijima, indwara z'impyiko, indwara z'umutima, indwara z'umubyibuho ukabije, indwara zo kutakaza cyangwa kubura ibiro bihagije. Abantu bari ku yindi miti y'izindi ndwara nk'abantu bafite kanseri, spirulina ni ingenzi cyane, no ku bantu bari ku yindi miti nka chemotherapy na radiotherapy ni byiza gukoresha spirulina. Spirulina rero ituma umubiri wawe ubalansa nutrients ukeneye. Iyo harimo byinshi umubiri udakeneye, spirulina ifasha umubiri kubitakaza, kubirekura. Haba harimo bikeya, umubiri wawe ugashobora kubona intungamubiri z'ingenzi muri spirulina. Spirulina rero nkuko nabibabwiye ifitemo nyine product nyinshi zitandukanye zivura n'indwara zitandukanye. Harimo nka ginseng idufasha kuvura kanseri no kuyirinda. Harimo nyine spirulina ubwayo, spirulina powder, harimo ibyo bita radix rhizoma za ginseng, hakabamo izo bita calcium, carbonate de calcium kuri abantu bafite ikibazo cy'amagufa yoroshye cyangwa agangaraye, abantu bafite ibibazo bya rubagimpande, ibibazo byo kumungwa kw'amagufa, ibibazo by'umugongo. Iyi spirulina ni ingenzi. Abantu bafite ikibazo cyo kubura magnesium ihagije, niba abandi n'ubundi bafite bya bibazo bitandukanye, abantu bakuze, abasaza, abakecuru, spirulina ni igisubizo ku buzima bwabo. Abantu bafite health conditions zitandukanye ni byiza gukoresha spirulina. Rero spirulina ifite umumaro ukomeye mu gutuma umubiri ukora neza, cyane cyane mu kuwuha ibyo ukeneye bitandukanye, ku bantu bagira umunaniro ukabije no ku bantu bafite ibibazo by'itembera ry'amaraso ritameze neza. Ibi nubwo mbibabwira ntabwo aribyo ndi kwikura mu mutwe wanjye, binanditseho kandi iyi ni product iri accredited n'ikigo cy'abanyamerika cya FDA kigenzura kigatsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, yewe na halal, ikigo cy'Abarabu kigenzura kigatsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ku buzima bw'Abarabu, ko haba hatarimo haram cyangwa haba hatarimo ibinyuranye no kwemera kwabo. Spirulina rero ni nziza kuruta uko mbivuga. Ni nziza ku bantu bose, cyane cyane ku bantu bafite uburwayi runaka, cyane cyane abantu bafite ibibazo byo mu gifu, ibibazo by'amara, ibibazo bya kanseri, ibibazo by'umwijima. Gukoresha spirulina ntako bisa, ni igisubizo kirambye mu gutuma umubiri wongera kugarukana imikorere myiza n'imbaraga zawo. Spirulina rero buri wese yayikenera, ariko hari abatayikoresha nk'abadamu batwite. Ntabwo ari byiza gukoresha spirulina kuko ifite intungamubiri nyinshi. Ku bantu bafite ikibazo cy'umwingo ntabwo twirirwa tubaha spirulina, yego, ariko abandi bose bakoresha spirulina. Spirulina birahagije gukoresha utunini 2 ku munsi ukabona intungamubiri z'ingenzi zigufasha kwirinda indwara, guhangana n'indwara zitandukanye no kubaho neza. Spirulina murayikeneye mwese, by'umwihariko babandi bafite bya bibazo nababwiye. Kugira ngo ubone spirulina n'izindi product z'ingenzi ku buzima bwacu, ni karibu muri Horaho Life. Mwadusanga mu mujyi Kigali mu Rwanda, ni kwa Rubangura, mu nyubako yo kwa Rubangura mu mujyi rwagati, ni mu igorofa ya 3 umuryango 301 na 302. Mushobora no kuduhamagara mukabanza mukatubaza mu gihe mwaba mufite ikibazo icyo ari cyo cyose, yaba ari inama, yaba ari ukubafasha kumenya product wakoresha no kumenya uko wakwirinda indwara zitandukanye, dore ko hari na bimwe ushobora gusanga iwanyu byagufasha ariko taruzi. Mwaduhamagara kuri telefoni zacu, ni muri Horaho Life 0788 6988 13. Turabakunda cyane, ni karibu aho muherereye hose ku isi mu bihugu bitandukanye mudukurikira. Kwibuka gukora subscribe ni ikintu cy'ingenzi, mukaba muduteye inkunga, kandi gukora share mukabibwira abandi ni ingenzi, kuko hari umuntu ubu wabuze spirulina cyangwa utazi akamaro kayo kandi afite uburwayi n'ibibazo spirulina yamufasha gukemura. Hari abakeneye ginkgo biloba, barwara umutwe buri gihe wabazengereje, babuze igisubizo, bagiye mu maskaneri, baciye muri MRI, bahuye n'abaganga batandukanye, abindera, abo mu bigo bitandukanye biri psychique cyangwa se psychiatry, abari handi hatandukanye, bakoze ama operation, bakoze craniectomy, babuze ikibazo cyangwa baranakibonye ari kugumana kurwara umutwe. Abantu batandukanye ginkgo biloba bishobora kubafasha. Hari abantu uyu munsi bafite ibibazo by'ubuhumekero, ariko tubabwira bati wasanga akaba ari aho ari kuri nebulisation, ajya kuri oxygene kenshi, ariko ntagerageza gukoresha Lipia Alba. Ngwino muri Horaho Life tuguhe Lipia Alba, ni nziza, yego,
ushobora kuyikoresha mu gihe runaka za ndwara zigakira bikarangira ukiberaho neza ugasubira mu buzima busanzwe. Niba ufite asima, niba ufite sinezite, niba ufite bronchite, niba uhora urwara ibicurane, niba ugira umunaniro ukabije, niba urwara amaso, niba urwara umutwe, muri Horaho Life turahari kugira ngo tubafashe. Aho muherereye hose ku isi turabakunda, turabizi yuko wowe uri ishusho y'Imana muri ino si. Nanjye nifuza ko uguma ukagira amagara mazima, kandi amagara mazima, ubuzima buzima nibwo bukungu, nicyo gishoro cya mbere dufite. Uyu munsi bishobora kuba atari byiza ku buzima bwawe uko wumva umeze, ariko wamara gukoresha imwe muri izi product cyangwa twakugiriye inama ukamererwa neza. Turabakunda cyane, tubifuriza amagara mazima. Ciao ciao.